wari wakarengane nshuti dore uradutse ibigeragezo ni byinshi pe ariko nihangane nimucogore kandi ntimutinye mu mitima yanyu mukomeze yamava sukuma kandi mutwarane mwibuka kudatinya bo bose bicuye umubiri nimuhagarike imitima Imana irahari nikomeze iteka ku rutare mutanyeganyega ubwami bw'Imana buri hafi ntibigitinze mwirinde ubuntu mwagiriwe budapfushwa ubusa nimuhagarike imitima Imana irahari nikomeze iteka ku rutare mutanyeganyega ubwami bw'Imana buri hafi ntibigitinze mwirinde ubuntu mwagiriwe budapfushwa ubusa kiraje nshuti kandi dore kirasohoye ubwo uzica abantu b'Imana zibwira kwakoze neza kubwo guhumishwa na Satani abana bazacibwa mu ngo umwanzi w'umuntu yabaye uwo mu rugo rwiwe amategeko y'icyumweru nshuti dore arahari icyumweru nacyo kiri bugufi gutangazwa dore leta yamaze kwivanga mu isengere kubuza abantu
bugufi guhanirwa. Nkibuka urupfu rw'Abakayizari barenganyije cyane, munibuka urupfu rwa Herode cyangwa Goliyati. Nimusohoke musohoke muri Babuloni mutari gukiramo, mwihutire kwihana ibyaha ndetse no kubicikaho, kuko imbabazi zo ziri hafi kurangira nshuti. Umujinya w'Imana ugatera kubanze kwihana. musohoke Musohoke muri Babuloni mutari gukiramo, mwihutire kwihana ibyaha ndetse no kubicikaho, kuko imbabazi zo ziri hafi kurangira nshuti. Umujinya w'Imana ugatera kubanze kwihana. ibyaha bikomeye nshuti dore nabyo byarinjijwe, ubutinganyi dore bwamaze guhabwa icyicaro, gushyingirwa umwana wibyariye nabyo birahari, guhindura umuntu nka mashine nabyo byaremejwe. Ibyo byose